irinde guhindukana n'amafaranga. Imibereho yawe ntigahindukane no kwiyongera kw'amafaranga yawe. Hari igihe uhindukana n'amafaranga ukirukanka ukayasiga. Niba wahembwaga ibihumbi 100 watangira guhembwa 200 ugahita uhindura n'inzu wabagamo. Niba wahembwaga 500 uba mu nzu y'ibihumbi 200 n'urugero, wahembwa miliyoni ugahita uba mu nzu y'ibihumbi 700. Aho ngaho buri guhindukana n'amafaranga. Samahongo rero arakubwira ngo niba ushaka gukira vuba, ntugahindukane n'amafaranga. Byaba byiza ahubwo uhindutse gahoro gahoro mu gihe amafaranga yawe yiyongera vuba vuba. Yaravuze ngo niba ibitekerezo byanjye bikora neza, umubiri wanjye nawe ukaba ukora neza, ni ukubera iki abantu bamubwira ngo njye mu zabukuru? Murambuza gukora kubera iki? Yitwa Samahang. Yaravuze ngo ntuzigere na rimwe ugurisha ubunyamwuga bwawe ku bintu bitaguhindurira ubuzima, ugatakaza ubunyamwuga hejuru y'amarangamutima, hejuru y'ibintu bitagukiza. Yaravuze ngo muri iki gihe icyo twakwigira kuri filime za kungufu ni ukujyana n'igihe. Ntushobora gukomeza gukoresha inkota cyane mu mafilime mu gihe ushaka kugaragaza ubutwari bw'abantu b'iki gihe. Abantu bakeneye ibintu byihuta kandi bishyashya. Ibi neza bimeze nka rya jambo mpora mbabwira, ibyo wubatse utitaye ku gihe, igihe kibisenya ntacyo cyitayeho. Mu byo ukora byose jyana n'igihe. Hari igihe usanga uburyo uri gukoramo ibintu butakijyanye n'igihe. Igihe cyo rero kiraza kikabisenya ntacyo cyitayeho. Samahang yaravuze ngo sinjya ntekereza iby'isura yanjye, sinjya ntekereza ibijyanye n'ijwi ryanjye cyangwa uko ngaragara. Icyo nitayeho cyane ni akazi kanjye. Kuba naba nsa nabi nashamaje, ibyo ntacyo bivuze mu gihe akazi kanjye kagenda neza. Ibi byahise binyibutsa rya jambo ryavuzwe na 50 Cent. 50 Cent yaravuze ngo simfite isura ishamaje, yewe sinanambara neza ngo mberwe, ariko mfite ikofi ibyimbye. Ubwiza bwanjye mburebera mu ikofi yanjye, ntabwo mburebera kuko ngaragara. Ita cyane ndetse ucunge cyane amafaranga yawe, izigame cyane uyabike kure, kubera ko burya mu buzima bisaba amafaranga mu gukorera yandi. Izigame igihe uzaba ufite amafaranga, amahirwe azagukurikira. Samahang yaravuze ngo ibyo nkora byose mba mbishyizeho umutima, ariko nyuma y'akazi ntibimbuza gukina, ntibimbuza kwinezeza. Mu rugamba rwo gushaka amafaranga rimwe na rimwe twibagirwa kubaho, mu gihe mu rugamba rwo kubaho rimwe na rimwe twibagirwa amafaranga. Gushakisha ntibikatwibagize kubaho. Kubaho ni ukubonera umwanya bya bintu n'abantu dukunda, bya bindi bituma dukina, bya bindi bitwongerera ibyishimo. Niyo mpamvu Samahang akubwira ngo ibyo nkora byose mbikora mbishyizeho umutima, ariko ntibimbuza gukina, ntibimbuza kwinezeza. Samahang yavuze ijambo rikomeye ngo kora ku buryo nubwo abantu batagukunda bagomba kubaha ibyo ukora. Ntabwo nigeze nifuza kuba intwari ya ekara, kuba intwari ya TV. Icyo nifuzaga nuko abantu bubaha ibyo nkora. Samahang yaravuze ngo ntabwo nari umuhanga mu ishuri, sinigeze mba mwiza ku ntebe y'ishuri. Ishuri narivuyemo nkiri muto, ariko nakomeje kuba indwanyi nziza y'imihanda. Isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Ubuzima niyo umwarimu utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo. Mu gihe abarimu basanzwe batanga amasomo, ibizamini bikaza nyuma. Kuba rero utarabaye umuhanga mu ishuri, muri iri shuri risanzwe, ntibivuze ko utaba umuhanga mu ishuri ry'ubuzima. Kuba utaratsindaga ikizamini cya mwarimu ntibivuze ko utatsinda ikizamini cya mwarimu mu buzima.
cyane ko ikizamini cya mwarimu ari isuzuma ry'uko wibuka ibyo wigishijwe, atari igipimo cy'ubwenge. Yaravuze ngo nk'uko abakinnyi bose bakiri bato bifuza gukina filime z'urukundo badakenera kwiga kungufu, ni nako no mu buzima busanzwe ugomba kwitoza cyane ibijyanye n'ibyo ushaka gutsindamo. Iyo utazi icyo ushaka ujya mu bibonetse byose, iyo utazi iyo werekeza unyura aho ubonye hose. Yaravuze ngo mu bikomeye niho dusubizwamo imbaraga ndetse niho dukomerera. Mu bikomeye niho dusobanukirwa ubuzima bwacu, kandi mu bikomeye niho twumva abo turibo neza. Yashimangiye rya jambo rigira riti iyo ufashe igipimo nyacyo ntukenera amasasu menshi ngo uhamye mu cyico. Iyo uri kubona neza inzozi zawe ukaba uzi icyo ushaka kugeraho, ntabwo ukenera amasasu menshi ngo uhamye mu cyico, kubera ko uba ufashe igipimo nyine. Abasirikari b'abaswa nibo bitwaza amasasu menshi. Umusirikare w'umuhanga ku gipimo ntabwo akenera amasasu menshi. Uyu mugabo yaravuze ngo niba ufite amikoro ntugatakaze umwanya wawe mu bintu byinshi. Kuki utakomeza gukora ibintu ukunda ukanagira uruhare mu bintu abakiri bato bifuza? Yavuze ijambo rikomeye ku gukira. Iri jambo ndifuza ko abantu twese twarisigarana uyu munsi. Yaravuze ngo ikintu kizakubwira ko gukira kwawe bikiri kure ni igihe uzaba ubona amafaranga ukabura amahoro. Gukira kwawe biracyari kure niba ukibona amafaranga ukabura amahoro. Hari abantu basazwa no kubona amafaranga, akaba ari umuntu utuje mu gihe nta kintu afite, ariko yabona agafaranga ukagira ngo afashwe n'amashanyarazi, buri gihe agatima kagahita gatangira kurehariha agashaka icyo yakoresha. Samahonga arakubwira ati ntushobora gukira mu gihe ukibona udufaranga ukabura amahoro ugasara. Yaravuze ngo muri Hollywood baravuga cyane kuruta uko bakora, mu gihe mu Bushinwa dukora cyane kuruta uko tuvuga. Iyi niyo mpamvu filime za Hollywood zimara igihe kirekire zitunganywa. Iyo ushaka kwihuta mu iterambere urakora cyane kuruta uko uvuga. Burya ngo impamvu Abashinwa batera imbere byihuse, muri kamere yabo barakora cyane kuruta uko bavuga, mu gihe ahandi henshi ku isi usanga bavuga cyane kuruta uko bakora. Mu Bushinwa abantu bavuga gusa kugira ngo batange igitekerezo gifatika. Iyo atari ikintu gifatika Umushinwa agiye kuvuga, imvugo ze ngo ziba zikennye cyane. Aravuga yego oya, yego oya. Abashinwa bavuga make bagakora cyane. Mushobora kuduha ubuhamya niba hari ahantu ukora ukaba ukorana n'Abashinwa, niba ariko bimeze koko. Yaravuze ngo iyo ukora uko ushoboye kose utizigamye nta gitutu kikubaho. Yavuze ijambo rikomeye ngo buri kimwe cyose waba ukora haranira kuba uwa mbere. Amahirwe yaje buri gihe aza ashaka aba mbere. Mu magambo yose Samohang yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo nta nsinzi itagira ibitambo nk'uko nta nyungu itagira ububabare. Imvune zose nagize ndi gukina filime nazifashe nk'ibitambo. Aya rero ni amagambo yavuzwe n'icyamamare muri sinema Samohang.